Reka nongere ngusuhuze cyane mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose haba mu Rwanda te hanze yarwo. Turagarutse n'amakuru yacu, n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije, tugira ngo tumenye uko bihagaze muri iki gisata cy'imyidagaduro. Reka amakuru yacu rero tuyahere kuri iyi nkuru y'uyu muhanzi Burna Boy, aho hashyizweho umunsi wihariye wo kwizihiza Burna Boy muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuhanzi Burna Boy rero akomeje urugendo rwo kwandika amateka ku isi binyuze mu njyana ya Afrobeat, aho kuri ubu rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Boston bamaze gushyiraho umunsi we w'umwihariko wo kumwizihiza. Uyu mujyi wa Boston rero wemeje ku mugaragaro ko buri tariki ya 2 Werurwe ari umunsi ngarukamwaka wahariwe kwizihiza umuhanzi Burna Boy. Aya makuru rero akaba yamenyekanye binyuze mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umujyanama w'umujyi wa Boston, aho rero bavuga ko umujyi wa Boston wamenye ukanaha agaciro uruhare rwa Burna Boy mu guteza imbere umuco n'ibitekerezo bya Afurika binyuze mu muziki we akora. Muri iryo tangazo rero bavuga ko baha agaciro gakomeye impinduka nziza umuziki wa Burna Boy wagize ku isi, dore ko wagize uruhare rukomeye ku buvugizi butandukanye mu butabera mbonezamubano n'uburinganire n'ibindi. Si ibyo gusa kuko bavuga ko ngo yagerageje uko ashoboye kose agafasha abantu bose uko ashoboye kandi nta nyungu yiteze muri yo neza, ndetse akaba yanarakoresheje urubuga n'izina bye neza agerageza rero gufasha imiryango itandukanye yaba muri Afurika cyangwa se hariya muri Amerika. Burna Boy rero yiyongereye mu mubare w'abahanzi bo muri Nigeria barimo Wizihizwaho ndetse na Do bafite umunsi wabo wihariye wo kwizihizwaho muri Amerika. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Shakibu yahishuye ko yari yarahanangirije Diamond Platnumz ku mugore we Zari. Inkuru rero ikomeje kugaruka mu bitangazamakuru by'imyidagaduro byo muri Afurika ni ya Shakibu n'umugore we Zari, aho kuri ubu rero Shakibu yamaze kuba yahishura ko mbere yuko batandukana yari yarihanangirije Diamond Platnumz kutarengera. Ibi rero Shakibu yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru ukorera ku mbuga nkoranyambaga blogger Mange Ekamambi, aho yamwishuriye ko we ndetse na Diamond bari barumvikanye ko atagomba kurengera mu byo akorana na Zari, bahoze bakundana ndetse bakaza no kubyarana abana babiri. Uyu Shakibu rero yagize ati nagiranye ikiganiro na Diamond mubwira ko rwose hari amashusho aba mugaragaza ari kumwe na Zari, ariko bigaragara nkaho atari imikoranire y'ubucuruzi gusa, ngahubwo ko haba harimo n'ikindi kintu cyaba kibyihishe inyuma. Ati rero namubwiye ko byaba byiza bagabanyije iyo myitwarire ngo kuko nk'umuntu mukuru utekereza nabonaga ko haba hari ibindi nyine byihishe inyuma y'amarido. Ati namubwiye ko rero bagomba kugabanya umubano bafitanye. Shakibu akomeza avuga ko icyo gihe bakimara kubiganira na Diamond ngo yamusubije ati turabizi muvandimwe ntugire ikibazo rwose, atenda gusezeranya ko ntazongera gukora ibyo bintu niba bikubangamira. Ikindi bari barumvikanyeho ngo nuko ari Diamond ari we wagombaga kujya aza muri Afurika y'Epfo gusura abana babyaranye na Zari, mu gihe ngo Zari we atari yemerewe kujya muri Tanzania gusurayo Diamond. Shakibu rero avuga ko babyemeranyije nk'abantu bakuru b'abagabo. Ati birangira ariko iminsi yakomeje kwicuma. Ati niko ubundi yangeso yongeraga ikazamuka. Avuga ko rero yongeye akababonana bari kumwe banyuzwe, ubona ko nyine basa nk'abasubiye mu rukundo rwa mbere, dore ko rero ngo yanabonaga umubano wabo umeze neza cyane, ko n'umunyarwanda yavuze ko aho yaciye hadaca urwango. Ibintu rero byakomeje guhindura isura, akabona ibyo birirwamo birenze iby'ubucuruzi bwabo, ahubwo ko hari undi mubano udasanzwe hagati yabo, cyane ko n'abantu ku rundi ruhande bagendaga bavuga ko Zari na Diamond basubiranye. Ibyo rero byaramusembuye bituma abona ko nagumana na Zari bizamuturikiriza umutima, ahitamo guhita yisubirira ku ivuko mu gihugu cya Uganda. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga impamvu y'umubano udasanzwe hagati ya Spice Diana na Rema na Makura. Uyu muhanzikazi rero Spice Diana yatangaje ko impamvu we na Rema na Makura babanye neza muri ibi bihe ngo ari uko Rema yagiye kumushyigikira mu minsi yashize
mu gitaramo yatashye asukamo amarira bigatuma rero nawe yiyemeza kwitabira iki giheruka. Uyu muhanzikazi wo mu gihugu cya Uganda rero Spice Diana yatangarije ibinyamakuru ko impamvu bigaragara ko hagati ye na Rema n'amakuru harimo umubano mwiza ngaruko uyu namakuru yamweretse urukundo rw'indahemuka mu gitaramo cye, nawe rero akumva agomba kumwitura mu gitaramo rero Rema n'amakuru aheruka gukorera i Kampala ku itariki ya 23 Gashyantare 2024 kuri Kampala Sheraton Hotel. Diana yarahabaye ndetse yaguze n'ameza ahenze ari kumwe n'inshuti ze, yaje gushigikira nyine mugenzi we. Ubwo rero yaganiraga n'ibitangazamakuru byo muri Uganda, Spice Diana yagize ati yaje kuntera ingabo mu bitugu, yaguze n'ameza aza kuryoherwa n'igitaramo cyanjye, byaranshimishije rero kandi narabikunze cyane. Ubwo rero nagombaga kuba mpari kuko nawe yarahari mu cyanjye. Hagati aho rero igitaramo cya Spice Diana cyarabaye ku itariki ya 13 Mutarama 2024 kuri Lugogo Cricket Over, aho rero icyo gihe yatashye agasuka amarira nyuma y'uko rero polisi yari maze gutegeka ko ahagarika igitaramo atararangiza kuririmba indirimbo zose yari yateguye. Rero byatumye uyu mukobwa atabyishimira, dore ko abafana batashye bakinyotewe. Tugarutse gato rero ku gitaramo cya Rema n'amakuru, iki kikaba ari gitaramo cyitabiriwe cyane, dore ko umuhanzi nyarwanda The Ben nawe yari yitabiriye icyo gitaramo, aho yageze ku rubyiniro mu buryo butari bwitezwe ndetse afasha n'amakuru gususurutsa abakunzi bereka. Amakuru yacu y'uyu munsi tube tuyahiniye ahangaha, nkwibutsa ko iyi ari Davis Entertainment, aribwo bwa mbere dusuye. Wakunda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Turabakunda cyane.